ishimwe rindi rifite riri mu byahishuriwe n'umubare ibice bitatu itorero ryandikiwe Philadelphia. Hari ikintu nasobanukiwe muri iyi minsi yose tuba turi kumwe namwe cyangwa ntageze hano, ni uko hari ibintu mu buzima bwacu tujya dutekereza ariko tugasanga iyo myumvire rimwe na rimwe si nayo. Ni iyihe myumvire? Najyaga nibwira ko gukorera Imana hari ibintu wagira ukayikorera kimwe namwe ko mu bitekerezo. Umuntu ufite ikibazo cy'impapuro n'urugero ati Imana umpaye impapuro nagukorera, nakorera umugore ko atari byo. Hari abazifite badakorera Imana. Njyaga mvuga ngo Mana njyaga nzi naho mfite visa y'ukwezi kumwe Imana ngo ariko wampa nk'amezi 3 byagenda bite? Abo ntazo atari byo. Niyo wagiriraga mu cyatsi kibisi niyo uvuka ahangaha. Ijambo riravuga ngo ni ngifite urufunguzo. Amen. Iyo nkinguye nta muntu ukinga, niyo nkinze nta muntu ukingura. Yego. Shaka rero ngo mu mashe tukwiye gusenga no kubwira Imana ngo Mana ukingure. Nifite urufunguzo. Amen. Naho ibindi byose tuyatekereza ntago ari byo. Shuka ati wize theology ukagira masters degree yari yose navugira Imana cyane itakinguye niyo wakwiga mu migabane yose yo ku isi. Shuka ati wanyigisha indimi zina mu Gifaransa neza kurusha Abafaransa n'Icyongereza n'Ikigiriki n'Igiheburayi, niyo waba zaravuye mu nama mukavuga kuzivuga itakinguye inzira ntabwo wabasha kuvuga ubutumwa. Ndashaka ngo no kwimana ikingura kandi ikinguye nta muntu ukinga kandi ikinza nta muntu ukingura. Ibigenzi ite? Amen. Imana ikinze urugi naho rwarure ntuhamenya. Iyo urukinze irarutwara ikashyira urukuta ikasiga amarangi. Wajya ushakisha aho rwabaga ntumenye niko rwigeze nuhagera. Nayo iyo ikinguye irarujyana ntabwo ikorera kujya tugire muza kuza Imana ishimwe rero ko ifunguzo z'ibyo bintu zombi. Imana ibahurisha murakoze mu izina rya Yesu. Amen.